mbere Imana irema umuntu rega burya yari yaramuremeye kurya ibyo kurya bibisi. Murabizi ko Imana irema umuntu mu itangiriro yaduhaye amategeko yo kurya ibyo kurya bibisi. Umubiri w'umuntu waremewe kurya ibyo kurya bibisi. Ibyo kurya bitetswe byaje nyuma y'icyaha, aho abantu bari bamaze kuvumbura umuriro mu ziko. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira igihe cyo kurya ibyo kurya bibisi. Ni nayo mpamvu tubona iyo umuntu akunda kurya ibyo kurya bitetse kenshi na kenshi atajya abanza ibyo kurya bibisi mu nda. Akenshi na kenshi niyo mpamvu tumara kurya tugasanga twacitse intege, umuntu agatangira gusinzira. Iyo urya imbuto nyuma y'ibyo kurya ushobora kurwara umwijima, kuko ibyo kurya bitetse bigogoreka mu buryo butandukanye n'imbuto. Rero iyo ubiriye nyuma ntabwo bishobora kwivanga mu igogorwa, ahubwo bitegereza ibyo kurya bitetse bigashira mu nda. Niyo mpamvu hashobora kubaho gushya kwa za mbuto wariye. Niyo mpamvu abantu bashobora kurwara umwijima akenshi na kenshi. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi rero. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo cy'umukunzi wacu. Umukunzi wacu yagize amatsiko mu gihe yumvaga ikiganiro twabanje cy'amajwi kidafite amashusho. None uyu munsi ngiye kumusubiza. Yabajije ikibazo cyiza abantu benshi bibaza. Yatubajije agira ngo ese ni izihe mbuto dushobora kubanza mbere y'ibyo kurya cyangwa izo dushobora guherutsa? Bana natwe rero. Niba ari ubwa mbere tubanye, wibuke gukora subscribe, kandi ibyo tugiye kureba ndakwinginze kugira ngo ujye ubikurikiza, kuko abantu benshi bamaze kugira akamenyero ko kurya imbuto, ariko bagira amakosa y'uko batamenya igihe cyo kuzirya, izo bakwiriye kubanza n'uko bakwiye kwitwara nyuma yo gufata amafunguro yabo. Mbere Imana irema umuntu rega burya yari yaramuremeye kurya ibyo kurya bibisi. Niyo mpamvu tugiye kubanza kureba icyo bimaze, akamaro kabyo, kuko hari aho bihurira n'ibijyanye no gukoresha imbuto no gukoresha ibinyampeke. Imbuto zikwiriye kugira igihe ziribwa, ariko burya si byiza kugira akamenyero ko kuba wazirya nyuma y'ibyo kurya. Ibyiza ahubwo wabanza ibyo kurya bibisi mu nda. Igihe ugiye kurya ibyo kurya wagombye gufata igihe byibura mbereho isaha yose. Ku bantu badafite ibibazo by'urwungano ngogozi rwabo, bakaba bafata isaha mbere yo kurya kugira ngo babanze barye imbuto. Ngiye kukubwira akamaro rero ko kubanza kurya ibyo kurya bibisi, kugira ngo ugire amahitamo afatika kandi ahoraho, kugira ngo uhitemo kuzajya aba ari byo ubanza mu gifu mbere yo kurya, aho kuvuga ngo ugiye kubanza imbuto. Ndakubwira n'igihe cyiza cyo kurira imbuto. Ukurikira ikiganiro cyose kirangize kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo byose. Ibyo kurya bibisi biba birimo anzime cyangwa imisemburo-mvuzo. Imisemburo-mvuzo ifasha igogorwa ryacu gukorwa neza. Iyo ubibanje mu nda rero bituma ibyo uri burye bigira igogorwa rimeze neza. Dukwiriye kubigira akamenyero. Murabizi ko Imana irema umuntu mu itangiriro yaduhaye amategeko yo kurya ibyo kurya bibisi. Umubiri w'umuntu waremewe kurya ibyo kurya bibisi. Ibyo kurya bitetswe byaje nyuma y'icyaha, aho abantu bari bamaze kuvumbura umuriro mu ziko. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira igihe cyo kurya ibyo kurya bibisi. Ni nayo mpamvu tubona iyo umuntu akunda kurya ibyo kurya bitetse kenshi na kenshi atajya abanza ibyo kurya bibisi mu nda. Akenshi na kenshi niyo mpamvu tumara kurya tugasanga twacitse intege, umuntu agatangira gusinzira, ugasanga umubiri ucitse intege. Niyo mpamvu rero tugomba kujya tugira ibihe, ukaba wafata nk'umunsi wose urya ibyo kurya bibisi, ibihe runaka ukagira ibyo usimburana.
Ikindi kintu rero ugomba kumenya ku byo kurya bibisi, burya ntabwo ari ngombwa ngo ube wariye byinshi. Ibyo uriye umubiri ukuramo ibiwutunga 80%. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze iyo uriye ibyo kurya bibisi umubiri ukuramo 80%, 20% nibyo bisohoka nk'imyanda. Ariko iyo uriye ibyo kurya bitetse umubiri usohora 60% kose karasohoka, 40% konyine niko kabasha kuba intungamubiri. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira ibihe byo kurya ibyo kurya bibisi. Dore kandi kamaro rero ko kurya ibyo kurya bibisi, usibye ko bidufasha mu gutuma ibyo turya bigogoreka neza, burya bituma n'inzara zikomera. Inzara zirakomera, amenyo agakomera, ugasanga ko wabikoresheje imbaraga mu kubikanjakanja bituma hari ukumererwa neza k'umubiri n'urwungano ngogozi rukamera neza. Bituma uruhu rumera neza, uruhu rwacu ruba rwiza iyo dukoresha ibyo kurya bibisi. Niyo mpamvu rero tugomba kubikangurira n'abandi. Kubabihisemo ni urukingo rw'indwara. Ntabwo ushobora guhura n'indwara za hato na hato cyangwa uburwayi bw'ibyorezo. Burya hari uburyo umubiri ugenda ukiyubakamo ubudahangarwa iyo ukunda kurya ibyo kurya bibisi. Rero hari urugero ntarengwa, si ngombwa kurya byinshi, burya bigomba kuba bikeya kugira ngo nabyo bitaza kukugiraho ingaruka. Kandi hari ibyo kurya, si ukuvuga ko nyuma y'amafunguro nta kintu ugomba kurenzaho. Hari igihe ushobora kurenzaho ibinyamakakama nka soya, ubunyobwa, n'utundi duheke, sezame, n'utundi duheke tumeze nk'utwo ngutwo. Iyo mvuze uduheke, amasiriyare, haba harimo amasaka, ingano n'ibindi nk'ibyo. Nibyo byibura umuntu yashobora kurenza ku byo kurya. Rero dore ikibi cyo kurya imbuto mu gihe uri kurya cyangwa ukazirya nyuma y'ibyo kurya. Iyo urya imbuto nyuma y'ibyo kurya ushobora kurwara umwijima, kuko ibyo kurya bitetse bigogoreka mu buryo butandukanye n'imbuto. Rero iyo ubiriye nyuma ntabwo bishobora kwivanga mu igogora, ahubwo bitegereza ibyo kurya bitetse bigashira mu nda. Niyo mpamvu hashobora kubaho gushya kwa za mbuto wariye. Niyo mpamvu abantu bashobora kurwara umwijima akenshi na kenshi, ugasanga bajya kwa muganga barabwira ati se unywa inzoga, akavuga ati kuva nabaho. Ariko bya byo kurya, za mbuto urenza ku byo kurya bitetse ziragenda zigategerereza mu gifu kugeza ubwo ibyo kurya bishizemo, rimwe na rimwe bikaba byatera n'umwijima. Rero bituma ikindi kibi cyo kurya imbuto nyuma y'ibyo kurya, bituma intungamubiri zizigize wibwira yuko umubiri wazifashe wazikoresheje, ariko mu by'ukuri nta kintu biba byabarimariye umubiri. Bishobora gutera aside mbi mu gifu nk'uko tubivuze haruguru. Wabyumvishe uko bitinda mu gifu niko bishobora gutera aside mbi mu gifu, ugasanga mu gifu cyawe hakunda kuba habyimbye, kandi mu by'ukuri ukunda gukoresha imbuto burya byatera n'umubyibuho ukabije. Igihe wibwira ko imbuto ziri buze kugenda zikajya mu mubiri zikagira icyo zimara, zikagabanya ibinure, ko hari imbuto zifite ubwo bushobozi, iyo waziriye nyuma uba wibeshye kuko nta kintu ziba ziri buze kugufasha. Ariko reka nkubwire, hari imbuto ebyiri ushobora kurya nyuma y'ibyo kurya, byibura bibaye ngombwa wazibonye mu gihe ubishaka wazikoresha. Izo mbuto rero ni indimu n'inanasi. Kubera aside zifite, zishobora kugira icyo zigufasha mu gihe umaze kurya ibyo kurya wariye bikagira igogorwa ryiza. Mureke rero turebe ku mbuto igihe ushobora kuzirira, igihe cyiza ushobora kurira imbuto zikakugirira umumaro. Kandi nk'uko abantu benshi bamaze kubigira akamenyero, kurya imbuto bimaze kuba umuco. Ntabwo bimeze nko mu bihe bya kera umuntu yaziryaga yumva ari ibyo kurya by'abana cyangwa kuba umuntu arwaye. Bimaze kuba akamenyero kandi keza.
Niyo mpamvu rero ndakwinginga, niba ukunda kurya imbuto jya uzifata mu gihe mu nda nta kindi kintu kirimo. Ibyiza kurushaho, ubushakashatsi bwakoze, aba nutritionist bavuze ko kurya imbuto mu gitondo nyuma yo kunywa amazi mu nda nta kindi kintu kiba kirimo byaba byiza kurushaho. Ikindi ukwiriye kumenya, kurya imbuto ugomba kuzirya byibura mbere y'isaha cyangwa byibura mbere y'iminota 30. Abafite ibibazo bya diyabete kuko bijyana n'igogora, byibura bagomba kuzirya mbereho amasaha 2. Naho nyuma y'ibyo kurya bo ugomba kuzirya mu nda nta kintu kirimo, ibyo kurya byashize mu nda, kugira ngo wizere neza ko ibyo ugiye kurya, izo mbuto ugiye kurya ziri bugire igogorwa ryiza, kuko imbuto zigira igogorwa ryihuse. Rero ndakwinginze kugira ngo wandike comment, kuko ndabizi neza ko hari abantu benshi bibaza kino kibazo, niba wasubijejwe, niba hari uburyo ki utasobanukiwemo, kugira ngo tuzakomeze kubisobanukirwa. Kandi wakoze kubana natwe.